Kigali Musobanuro baramukeje ubwo njya cyaro kwicana yanjye Imana bamperegesha base kandi twigi ijambo ry'Imana nshuti zanjye mwebwe mwahisemo kujya mwumviriza ubutumwa mbanazanye Imana izabampera umugisha ndaranye cyo bari kamaze senge Mana yacu mu ijuru akweresa ahantu Mana nicaye kuri umusozi Mana uhahumanure icyampumanya cyose cyakigahumanya ubu butumwa ngiye kuvuga ntuzagene neza gitsindwe mu izina ryawe Yesu Kristo nkoresa abantu Mana bajya bumviriza amajambo njyanzana kubabwira reka amajambo Mana ntaba ari ngiye Mana ubu yavuga ugenda yungurira Mana uyumvisha abantu bajya bamviriza agira abakura n'aberekeza kandi mbere umugisha n'ubyo nkamera Sabeza ya Yesu Kristo umwami wacu amen Tuzaze musaraba Imana tugire neza hari ahantu nari nasomye ngasanga aho hantu ni ibintu byinshi Imana yari cyane ko twatunganya tukabohoka tukabohora n'abandi Imana ishaka ko tubohorana ukabohoka nanjye ukambohora turimo turahambirana inshuti z'umusaraba umuntu agahambira uwundi kandi bitari bene wacu kandi ugasanga ibyo biduhambiriye cyangwa ibitumye uhambira uwundi ugasanga ni ibintu bidafite inda n'umugongo kandi ukuri bizatubuza ijuru niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwiboshywe mu isi no mu ijuru babiboshye nibyo tubohoye mu isi no mu ijuru biba bibohotse ibihambirwa mu isi no mu ijuru barahambira baraboha nyine kandi n'ibihamburwa mu isi no mu ijuru ngo barabihamburura bantu b'Imana niba dusenge Imana y'ukuri kweri cyangwa tukaba twemera ko ijambo ry'Imana dutegereza kuryiga no kuryigishanya kandi nta kindi gituma utwara umwana nko ku ishuri kugira ngo umwana azana nk'ubumenyi bwabo bwo ku ishuri n'ubwerekeye bw'ubuzima bwiwe ntabwo igihugu cyagishanga ngo gitunge abantu badafite ubwenge niho uko n'Imana yo itemera ko ntabwo Imana igikoresha ibipfu iryo jambo maze Imana igikunda kurivuga cyane nyinshi cyane yavuga ibipfu mwabipfumwe mwabiki na Yesu yajya akunda gutuka abafarisayo ngo mwabipfumwe bantu b'Imana ariko noneho rero hari ikintu murafina abantu batabizi nta gipfu kizabona ijoro muntu w'Imana niba ushobora kubwira mugeza ngo ni igipfu hari impamvu yatumye mutegipfu noneho n'Imana nayo rero ese umwana w'umuntu amaze kugura kuri igipfu akabona kuri igipfu ega n'umuje naho nyine babona uri ikindi nyine n'ubu n'umuje naho nyine uri cyo ikintu bango tubohorane cya tubohoke ariko birebye nk'umuntu gusa ibyo mvuga nta na kimwe yatoramo iyo bene mwe muwera ni wakuvukira mushaka kubabwira Imana tugirire neza kuko iyo mvuga mubona ko nka nyina nuva nyine gusa ngo nk'uwavuga iki nk'uwo yabwira icyo abantu ariko noneho niho guhana ngiye mpanura abantu kuko niba amasabye Bibiliya simba mvuze ibyo mutazi oya murankure no mugakiza mwantaze kumenya Imana mwanisha no kuyivugira ariko se cyo kwiga abanyabwenge nta muhinga ku Mana umuhinga nuwemera kugenda uko agomba hari ibintu rero biriho mujya mubwira ngo Yesu yarabirangije ariko biracyahari mfashanya rero ngo ubohoke nanjye umbohore tuzagize umusaraba kandi ahantu nanasomye n'Abalewi 6
ni ikibazo cyo gutangira ibyaha. Navuga ngo warahabarira Mose ati nihagira umuntu akora icyaha akacumura ko ngiye uhoraho akagunga mugenzi we mu byo yamubikije cyangwa ku ngwate yamugwatirije cyangwa mu byo yambuye cyangwa akanyaga mugenzi we ku gahazo cyangwa akabona icyazimiye akakigunga akakirahira ibinyoma, nihagira ikintu na kimwe muri ibyo byose umuntu azakora agakora icyaha ubwo buryo, iyo akoze icyo cyaha akumva ko atsinzwe, azarihe icyo yambuye cyangwa icyo yarongeshejwe n'agahazo cyangwa icyo yabikijwe cyangwa icyari cyazimiye yatoye cyangwa ikindi kintu cyose yarahiye ibinyoma, azakirihe uko kingana kandi agereke ko ikingana n'ikigira gatatu n'ikigira gatanu cyacyo akirihe inacyo ku munsi nyene azotanga ko ikimazi cy'impongano, anzanire icyo kimazi cyiwe cy'impongano cy'imfizi y'intama itagira agasembwa ikuwe mu mukuku, izibe iyamaze igiciro uzocira gikwiranye n'ikimazi cy'impongano ugishyire umuherezi. Aha muri make naho nsomye amajambo menshi. Hari ibyaha tudakora ntitubyihane, bantu b'Imana nta cyaha ngenza mbahanura, nta cyaha gitoya gihari. Hano harimo ibyaha birenga nka bitanu byashize ku bitanu. Gutora ikintu cy'umuntu nyiracyo yakirondera ntukemere ko icyo kintu gitoya, ukaryuma ko icyo kintu ntukishyure. Kugurana umuntu ikintu ngurana nk'ibiro 10, ngurana amahera runaka, ya mahera ntuyagarure ntuyishyure umuntu ku gahazo, yani ukamurusha amanyama ntumugarurire. Hano biri muno mbonye yewe Mana yanjye. Ariko se bantu b'Imana, ngewe ntanajya kure data wanjye kuri aha hantu, nibaze niba kuva wavuka nta muntu wigeze unyanyasa. Bantu b'Imana, ni bangahe batubitse ibintu, ni bangahe babitswe ibintu, bya bintu ukabirya ukabeshya ngo barabikwibye. Nshuti zanjye, icyo ni icyaha uba ukoze. Kuva umuntu akubitse ikintu akwizeye, cya kintu yaza kugitora bakubwira ngo barakibye. Urumva niko twitwaza. Imana tugiriye neza. Icyo ni icyaha nshuti zanjye z'umusaraba. Ariko ibyo byose nta na kimwe dukora, nta na kimwe twihana. Ibyo ndabizi. Gutora impene y'umuntu ukayirya, gutora inkoko y'umuntu yashikiriwe Imana, ibyo byaha twagiye tubikora byinshi. Inkoko y'umuntu yakwinjira mu nzu yawe ntuzayimugarurire. Nshuti zanjye z'umusaraba, Imana igitora kuri ibyo byaha. Ako nanyagunda kubwira ngo niyo umara kumva iyi video, nawe nibaze, mbega nta nkoko y'umuntu yinjiye iwawe urayirya, yaza kwironda ntuwemere ko inkoko yinjiye iwawe. Inkoko y'umuntu igaterera mu nzu yawe ya magi, kandi nyirayo akamenya ko inkoko idatera, ariko ntamenye ahantu inkoko iterera. Ya magi ukaryuma ko nyine ukagiteka umurete, kandi uzi ko nyirayo ajya bariza ati nta wabaza inkoko igiterera. Bantu b'Imana, ni ibyaha byinshi dufise tutihana n'ukuri twakoze, kandi tubirenzaho. Turira ku ifunguro tugishyira ijambo ry'Imana, tuzi ko ibintu twabikoze tukibwira ngo ni amarani cyangwa ni ikintu iki. Ariko wumve ko hano Imana iravuga ngo niba warakoze ibyo byaha runaka, uwemerera ko icyaha kimutsinze, byasabaga ngo ikintu wibye cyangwa ikintu utemeye watwaye, ngo
kujya kuriha nyiracyo uzagerekeho inshuro 5 kuje kintu cy'umuntu niba ari impene y'abandi wariya yacike muzawe iyo mpene ntuyigarure nukujya kuyishyura uzamushirya yiwe ushiyo n'izindi 5 z'impene 6 mwabantu b'Imana kandi kugira ngo Imana ikobarire ati imfizi y'impene ngo idafite agasembwa ukagenda ukayitanga ukayishyira umuherezi akayisengera ngo bakayimwanywa ikimazi noneho rero ngo ukamenya kubabarirwa bantu b'Imana ibyo twihendamwo ibintu twihendamwo bizadukwegera Imana tugereza shitani z'umusaraba ibintu twihendamo bizadukwegera nindabona yuko icyo kintu abantu b'Imana kandi kitwishe Bibiliya ntimwisoma ndababwiye ngo Imana y'Abisiraheli niyo yacu Bibiliya yandikiwe ngo tuzagitusema ngo gukurunganwe rwacu uzagenda rukurikirana ukurunganwe ndibye ngo nuko uri muri Afrika ibyo ntibikureba Bibiliya ntikureba ariko tujya twatanga Bibiliya ngo ni y'Abisiraheli hoya niba natwe twavuye ku Mana Bibiliya tureba inkoko niba amagi y'abandi y'inkoko bariye niba ari amagi 20 niba gutsira n'ubanza sha fata amagi hafi 70 ingahe ngira ngo hafi 100 ni tutoza gutanga ugatanga yandi wariye nyine ayuzi umutima wa kwagiriza ugafata ya magi ukagera ko nandi angana nka kurya 5 ubundi 5 ifizi yene ukora ko barirwa niba abandi barabikora gutya wowe shahura inkandi muntu w'Imana yewe nuba munimbije murantangaza tuzajya mu ijoro upfuye ngo najye ngo aheza mu ijoro ndababwira shitani z'umusaraba ibiduhambire ni byinshi ibyo twakoze kera twarengejeho tutazi ko Imana ibyibuka ngiye nkavuga imbere ya kamera mvuga nti Imana ibyo nagiye nyanyasa abantu kandi bashobora kumunyanyasa abandi uri umukene n'ubundi kandi waba n'uguza atunga n'ubundi byo kubikora mujye mumenya ngo akazi umuntu akora inyanyasa undi ushaka ube uri umurimyi umuntu ashaka kugutuma mu murima w'amateke kujya kubagarira shitani z'umusaraba kandi amateke akaba yeze ariko amateke nyine yaribwa ya mateke ujya mu murima y'amateke ukayakuraho igiteke kigasigara igikunduguru kigasigara giragaze kandi nta mateke ariho nyine umurima warazi ngo warambukoreye yaragwemye amahero ataha ibyo twagiye tubikora shitani z'umusaraba bantu b'Imana imwana twezwe hari bya bitihanwa kandi twakoze niba umuntu agutumye mu murima genda umpengere niba ari imyumbati ukayisha mu mizi ibijumba ukabisha mu mizi usoba utware muhira kandi ukanahembesha cyo ni cya gikomeye shitani z'umusaraba abenshi baragikora hari ibyaha by'umurimyi hari n'ibyaha by'umukozi wa leta kwa gusaba ruswa shitani z'umusaraba byose ni ibyaha bitwagiriza Imana tugirire neza umushoferi ashobora kugusaba amahera arengeje ay'abandi basaba icyo ni cyaha cy'umushoferi hari n'icyaha cy'umuguzi atunga abacuruza iminzani tutangana icyo ni icyaha nacyo ariko noneho tugere no kuba abarimyi rero ukuntu bagenda biba imyaka y'umuntu kandi umuntu yaguhembye nyiri umurima akibwira ngo imyumbati yo ireneye yajya kuranda igiti mu gihe cyo gukura agasanga igiti yakiranda agashaka kurwana nacyo kumbi ntacyo kiriho bashitani n'umusaraba ibyo byaha nta muntu wingira uwundi utabikora nk'abantu bafite akazi ko kujya gukorera n'isuka ibyo byaha twagiye tubikora Mana tubarire shitani n'umusaraba mureke twihane bantu b'Imana niba Imana yabwiraga Abayisiraheli uzi undi muntu kirya wibye uzakiriha ugeretseho 5 ibaze shitani z'umusaraba kandi nababwiye ngo amanyama dufise mwinosi bene wacu iyaba abantu Imana yakuye muri Egiputa bari bakiriho
nibo batwigishije Imana tukayumva, naho twebwe tuba umwanya wo kuri gusa niba tugize neza y'umusaraba. Ibi byaha bituboshye, ese nshuti zanjye z'umusaraba, niba naraguhaye akazi ko kumpingira kumbagarira ngasaba ibyo nakubwiye ngo bagare ibyaraheze aho, mbega nshuti zanjye z'umusaraba, nzagukunda cyangwa nzakwanga? Ndashobora kutakubwiririra, ariko none umutima nkagenda waraboze, nanakubona nkumva urasesema, nanakubona nkaguca urubanza, warancumuje kandi n'ubundi ndacumuye, n'ubundi mpora ncumura niyumvira ukuntu nahize ngataha uko, kandi twa ngo nagushyize mu ndemanya ndakwizeye. Nshuti zanjye ibyo byaha ni mu byaha, nshuti zanjye z'umusaraba, ibyo byaha birahari bantu b'Imana, numanya ko byara ntawe tugira, nibatugiriye neza. Ngewe ndangije ngaha, mujye mumenya ngo umuntu ejo nakurihisha, ejo umuntu niwiba, ejo uragufata akakurihisha, reka kumucira urubanza ngo nta Mana azi, ngo yaba umukristo kubera iki se? Birahari, Imana yabivuze, uzahamwa n'icyaha cy'ikintu yibye ngo azakigire cyo ko gatanu kucyo yibye. Imana tugirenza rero, turekane gutera imigeri mu gihe baturishije ibyo hande twibye. Imana tubarire kandi kwihana ahubwo ubaye nk'umugabo bavuga ati mbabara narakwibye, akaguha imbabazi ku giti cyiwe, wenyine akakubarira, kumunyaga n'agahazo. Imana tubarire nshuti z'umusaraba. Mana yacu uri mu ijuru, ndangije aha, reka Mana ubu butumwa uzagira ikimazi abazabwumva. Turafise ibyaha biduhambiriye kandi tukabihambiriza n'abandi, tukanga kubohoka cyangwa tubohore n'abandi. Mana reka amajambo Mana azagira ikimazi bazayumva, kandi mpere mu jambo ry'Imana mbusabye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.